Mu Buyapani mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose mu 1939 kugeza mu 1945 uyu muhungu yaratwaye murumuna we wapfuye kugira ngo amushingure. Umusirikare yaramubonye amusaba kujugunya uyu mwana wapfuye kugira ngo atarambirwa. Aramusubiza ati ntabwo aremereye, ni murumuna wanjye. Umusirikare yarabyumvise ararira. Kuva icyo gihe iyi shusho yabaye ikimenyetso cy'ubumwe mu Buyapani. Ntabwo aremereye, ni murumuna wanjye, ni mushiki wanjye. Niba aguye umuzamure, nubwo waba naniwe umufashe, niba kandi afite intege nke, niba kandi akoze amakosa umubabarire, niba kandi simutereranye umutware inyuma yawe kuko ataremereye, ni umuvandimwe wawe. Babajije umwe mu bantu besheje roho zabo cyane witwaga JephGadi bati ese ni iki kigutera guhora utuje gutyo? Maze arabasubiza ati nyuma yo kwiga kuri ubu buzima no kububonamo byinshi, ubuzima bwanjye nabwubakiye ku ngingo 5 arizo: namenye ko ifunguro ryanjye niwe nta wundi ushobora kurirya, namenye ko Imana indeba maze ngira isoni nditwararika, namenye ko umurimo wanjye nta wundi uzawunkorera bituma nshiramo umuhati, namenye ko iherezo ryanjye ari rigufi maze nditegura, namenye ko kugira nabi no kugira neza bitajya bizima ahubwo bingarukira, bityo nihata mu gukora ibyiza maze ngabanya ibibi, kandi buri munsi izi ngingo uko ari 5 ndaziyibutsa. Burya sinabura no kubagaragariza icyo umukobwa akeneye ku muhungu, cyangwa uwo mukobwa ushaka umukunzi, cyangwa uwo mukobwa ushaka umuntu w'icyerekezo w'umuhungu. Umva ibintu biranga umuhungu mwiza bitewe n'uko umwana ari imbuto iterwa mu murima w'umuryango. Tugomba kumenya neza ko umusaruro ushingiye ku bwoko bw'imbuto no ku bwiza bw'umurima. Umuhungu w'umunyamwete ugira gahunda, uzi kwishakira inshuti, wubaha ababyeyi, wigirira igenamigambi, uzi kwifatira imyanzuro, wize kwikura mu ngorane akoresheje inzira nziza, ufite icyerekezo cyiza, usanzwe yumva abandi no kubagoboka. Ngibyo ibimenyetso biranga ubwiza bw'umuhungu. Ushobora kuba ibyiringiro n'inkingi urugo rwe ruzegamiraho. Kumenya gutunganye gutera igikundiro, ariko inzira z'abagambanyi zirarushya. Ibyo wabisanga mu Migani igice cya 13 umurongo waho wa 15. Abahungu benshi uragenda bumva kenshi ngo twabuze abagore, ngo abakobwa bose bifata nabi. Urababeshera, burya hari abakobwa beza. Umva bimwe byabaranga umukobwa mwiza ukeneye kugira ngo azabashe kugusajisha neza. Umukobwa mwiza simbata y'ibyadutse, ntiyakwihotorera ibigezweho, ni umunyamwete, yambara n'isuku, ntahugira mutwe, afata igihe cyo gusoma, amenya ibiriho, yiga uko azaba inshuti y'umugabo we, akiga uko azateza imbere ubwenge bw'abana be. Ntiyibagirwa ko Yesu ari we nshuti iruta izindi mu buzima. Agomba kurangwa n'umunezero n'ubutwari. Imirimo yo mu muryango iyirangiye ntazerera, ahubwo yiga imishinga y'ejo, akagira uruhare mu gitaramo gihuza b'umuryango. Namara kurushinga, iyo miterere izabuza umugabo we nabe gukunda handi. Ibyo uraza kubisanga mu gitabo cyitwa Ministry of Healing, page 294. Aho ngiye gusoreza mu gitabo cya Bibiliya twese dukunda, haragira hati niyo navuga indimi nyinshi ariko singira urukundo biba bibaye impfabusa. Burya urukundo rugendana no gufasha. Iteka ujya ugira gufasha muri wowe. Ufashe utitaye ku byo ufite, utitaye uko umeze, utitaye ko uri gufasha ko ameze, ndetse utari no guteganya ibihembo ibyo ari byo byose ahazaza. Burya ibyiza dukora bito tubikorera abandi kano kanya, ibyiza byinshi bizatugeraho mu gihe kizaza. Iyi video nayibazaniye kugira ngo mubashe kwigira mu bwenge butandukanye bw'uko ushobora gufasha.
naha dusoreje ndashimira wowe udahwema gukurikirana JephGadi TV ndagushishikariza gukanda subscribe like na share ndetse no gusiga igitekerezo naha dusoreje njye ubagezaho ibindi nkuru nziza Joseph cyangwa Jeff amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese nongeye kubasuhuza cyane bantu mudukurikiye kuri JephGadi TV turabishimira cyane umunsi ku wundi kandi turabasaba rwose gukanda subscribe ndetse na share ndetse na comment maze kureba ibiganiro byacu ni ibiganiro byiza